Yesu nashimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana uyu munsi rifite intego ivuga ngo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, kuko inyuma y'ibyo hari ibyishimo. Amen. Inkuru y'uyu munsi turayikomora mu gitabo cya Yakobo n'icya Yesaya. Some igitabo rwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cya mbere umurongo wa 2 gushyika ku wa 4. Bene data, mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 43 umurongo wa 2 wonyine. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura no mu muriro ntuzashya, kandi n'ibirimi byawo ntibizagufata. Amen. Uyu munsi turi buganire kuri iyi ntego, kuri aya magambo, kandi tunasomye ku ntego ivuga ngo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, kuko nyuma y'ibyo hari ibyishimo. Imana ntihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira ku bigeragezo. Ibigeragezo birimo uburyo butatu. Uburyo bwa mbere ni ibigeragezo byitwa amoshya, bizanwa na Satani. Umuntu arabisengera bikavaho. Bundi buryo bwa kabiri ni ibigeragezo bikomoka ku Mana, bizanwa no gutunganya umuntu kugira ngo abe ashyitse rwose atabuzeho na gato. Ubundi buryo ni ibigeragezo umuntu yizanira ku giti cye bitewe n'imyitwarire. Ibi bigeragezo Imana izana kugira ngo bigutunganye rwose, ntabwo ushobora gusenga ngo bive, ahubwo bigenda bimaze kugutunganya. Urugero rw'ibi bigeragezo mu buryo bwa gatatu umuntu yizanira, umuntu ashobora kuba agira amagambo menshi muri we, bikamuzanira ibindi bigeragezo by'uko nawe avugwa. Ubwo ni urugero rw'ibigeragezo umuntu yizanira ku giti cye. Ariko uyu munsi tugiye kuganira ku bigeragezo Imana izana kugira ngo bitunganye umuntu abe ashyitse rwose. Imana ntihabwe icyubahiro. Nibyo Yakobo yanditse, aravuga ngo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza mureke kwihangana gusoze umurimo wako. Amen. Imana ishimwe. Ese waguwe gitumo n'ibikugerageza? Ushobora kubyuka mu gitondo ukagubwa gitumo n'ikikugerageza, ugasanga umwana wawe ararwaye, ararembye, ukamuvuza imitungo yawe yose igashira. Ariko Bibiliya yavuze gute? Bibiliya yaduhaye igisubizo, iratubwira ngo tureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Imana ishimwe. Ushobora gutegura muri abakobwa n'abahungu, mugategura gushinga urugo, mugashingirwa, mukabana, ariko ukwezi kwa mbere kugashira, mudamu atarasama, ukwezi kwa kabiri kugashira, umwaka ugashira, imyaka 2 igashira, 3 igashira, bigakomera. Ariko Yakobo
yaduhaye igisubizo, aravuga ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wawe. Uyu munsi dufite inyigisho ivuga ngo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, kuko nyuma y'ibyo hari ibyishimo. Imana ntihabwa icyubahiro. Ushobora kwiga ukarangiza ariko wari witeguye kubona akazi, umwaka wa mbere ugashira, umwaka wa kabiri ugashira, umwaka wa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu ugashira, utari wabona n'ikiraka. Ariko Yakobo yaduhaye igisubizo, aratubwira ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wawe. Nta kintu. Ibi ni byo tugomba kwihanganira kugira ngo kwihangana gusohoza umurimo wawe. Imana nidufasha kandi Imana niduha imbaraga. Imana ihabwa icyubahiro. Twasomye irindi jambo ryo muri Yesaya rivuga ngo nuca mu mazi azagutembana, nuca mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi izagutembana, nuca no mu muriro ntabwo uzashya, ndetse n'ibirimi byawo ntibizagufata. Ariko aya mazi uzayageramo uba uri kumwe n'Imana. Ntugire ngo ntabwo uzayakandagiramo. Iyi migezi yagutembana uzayikandagiramo ariko ntigutembane, ariko ube wayigezemo. Uyu muriro uzawukandagiramo ntushe, kubera yuko uzaba uri kumwe n'Imana ishobora byose, ariko umuriro uzaba wawugezemo. Ndetse n'ibirimi byawo ntabwo bizagufata, ariko uzaba wabibonye. Amen. Imana ishimwe cyane. Uzaba wabibonye. Hari urugero rwo muri Danieli ibice 3 umurongo wa 16 gushyika kuri 18. Hari abayuda bari abanyagano, bari baranyazwe, baragiye i Babuloni. Hari abagabo 3, Saduraka na Meshake na Abedenego, ngo Nebukadinezari umunsi umwe ngo yaremesheje igishushanyo, ngo akimara kukiremesha, ngo arakirangiza kukiremesha, arangije kukiremesha ategeka igihugu cye cyose ko azavuza amakondera n'inanga n'ibintu bivuga, abantu bose bakubarara, bakacyubararira icyo gishushanyo. Ariko hari abagabo 3 bamenye Uwiteka, hari abagabo 3 bazi Imana mu mitima yabo, hari abagabo 3 bavuganye n'Imana ishobora byose. Haleluya, Imana ishimwe. Nuko ngo bavuza ibyo byuma byose bivuga, bavuza Imana, bavuza amakondera, bavuza ibintu byose bivuga, nuko abantu bose barubarara. Ariko Saduraka na Meshake na Abedenego ntibubarara, basigara bahagaze. Nuko ngo abandi bantu baragenda babwira umwami, baramubwira ati ba bagabo b'Abayuda banze kubarara. Aba bagabo bafite amateka maremare, bari bageze mu gihugu cya Nebukadinezari, bahabwamo n'ubuyobozi, bari bayoboye intara, amaguverinoma. Ariko kubera ko bari baramenye Uwiteka, banga kubararira igishushanyo. Nuko umwami arabahamagara, arababwira ati niki cyatumye mutubarara? Nuko ngo Saduraka na Meshake na Abedenego
ngo baramubwira bati nta jambo na rimwe dufite ryo kugusubiza. Tucokoze ntabwo dushobora kuramya iki kigirwamana cyawe. Baramubwira ati kandi naho Imana yacu itadukiza, haleluya, naho Imana yacu itadukiza ntabwo dushobora kuramya igishushanyo cy'izahabu wacuzeho, kuko dufite Imana ishobora byose. Nuko barareka kwihangana gusohoza umurimo wako, haleluya. Nuko ngo barategeka ngo bacane itanura, ngo bararyenyegeza, ngo barangije kuryenyegeza, ngo batoranya abagabo b'inkone bakomeye cyane, ngo barababoha ba Meshake na Abedenego na Saduraka, ngo barababoha cyane, ngo barangije kubaboha, ngo barabajyana babajugunya mu muriro. Ariko igikomeye gitangaje, nimugubwa gituma n'ibibagerageza bitari bimwe, mureke kwihangana gusoza umurimo wako, kuko nyuma y'ibyo hari ibyishimo. Imana nihabwa icyubahiro. Ngo nuko ngo bakimara kubaboha, ngo bagifata abo bagabo b'inkone, ngo baramaze kubaboha, ngo babajugunye mu muriro. Icyantangaje gikomeye, ngo bamwe babajugunye mu muriro, ngo bafashwe n'uwo muriro n'ibirimi byawo, ngo birabacakira birabica. Ngo nuko Saduraka na Meshake na Abedenego batambagira mu muriro. Ngo nuko ngo umwami aza kureba, ngo akimara kuza kureba, ngo arabaza ati ko twashyizemo abagabo batatu, ati ndi kubona undi mugabo wa kane, ati kandi uwo wa kane arasa n'umwana w'intama w'Imana. Imana nihabwa icyubahiro. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ariko aba bagabo bararetse, bareka kwihangana gusohoza umurimo wako. Nshuti mwene data, nawe nubwo wumva urushe, nubwo wumva uremerewe ibigeragezo bikugeze kure, ariko ureke kwihangana gusohoza umurimo wako, kuko nyuma y'ibyo hari ibyishimo. Imana nishimwe cyane. Imana nihabwa icyubahiro. Nyuma y'ibyo hari ibyishimo. Nyuma y'ibyo hari ibyishimo. Imana ishimwe. Rundi rugero rw'umugabo witwa Danieli, igice cya mbere umurongo wa 8, we yaranditse ngo nuko Danieli agambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Imana ishimwe. Agambira mu mutima kutaziyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Munsi umwe ngo abagabo, uyu Danieli nawe yari umuyuda w'umunyagano uri i Babuloni, ngo nuko umunsi umwe bamugirira ishyari. Abandi bantu b'abayobozi bakoranaga bamugirira ishyari kuko umwami yamukundaga. Ngo bakimara kumugirira ishyari, ngo baragenda bacura imigambi, baravuga ati mwami turagusabye mu minsi 30 ntihazagire indi mana n'imwe izasengwa, ntihazagire indi mana izasabwa ikintu na kimwe, ahubwo bazaba ari wowe basenga. Ariko bari bagambiriye, bagiriye ishyari Danieli. Ishyari nicyo cyaha cya mbere cyabayeho, ubwo Gahini yagiriraga ishyari Abeli, amukubita Agahini aramwica. Nimba utunze ishyari mu mutima wawe, utunzemo umusaza w'icyaha ufite imvi nyinshi cyane, kuko nicyo cyaha cya mbere cyabaye. Kiri mu byaha bya mbere byabayeho, ishyari. Ishyari. Nimba utunze ishyari mu mutima wawe, utunzemo umusaza wameze imvi w'icyaha gikomeye, kuko ishyari ribyara urupfu. Imana idutabara, Imana iturengere. Danieli bamugirira ishyari, baramugambanira, kuko bari bazi yuko asenga Imana ishobora byose. Nuko barabitegeka, ngo barabisinya, ngo bari ubuyobozi, bwari ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ibyo bemezaga byarinda kuka,
nuko ngo barabisinya barabyuzuza, nuko barangije kubyuzuza babitangaza mu bihugu byose. Barangije kubitangaza ati ntihagire muri iyi minsi 30 umuntu uzasenga indi mana, uzagira ikintu na kimwe asaba indi mana keretse umwami. Nuko Daniel abyumvishe ngo bashyiraho iyo minsi 30, ngo nuko ngo afungura amarembo, ngo arakomeza yisengera Imana. Ngo nuko ngo barangije baraza, ngo baramubona bahita bajya kumurega. Nuko bishyitse ku mwami, ariko umwami ngo yaramukundaga cyane, ariko ngo nta kindi yari gukora. Habagaho ngo igihano cy'umuntu wishe itegeko ry'umwami cyangwa wagambaniye umwami, cyuko bacukuye urwobo bagashyiramo intare bakazisonzesha, bamara kuzisonzesha bakamujugunyamo ku buryo azashyika mu kirere zikamumenagura amagufa. Nuko umwami abona nta kindi ari bukore kuko yakundaga Daniel. Nuko aramubwira ati mugabo ukundwa, agenda ahari Imana yawe yazakurengera, Imana ntihabwe icyubahiro. Nuko Daniel baramujyana bamujugunya mu rwobo rw'intare, barapfundikira. Ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Amen. Daniel yagiye gushika mu rwobo rw'intare, marayika yawe yagezemo kare afunga iminwa y'intare. Nuko ngo Daniel aramanuka araryama, ziramusinziriza ziramworonsa, ngo araruhuka amera neza. Ariko ngo umwami bakimara kumujugunya amagi yatashe, ngo ntiyagira ibyo kurya, ntibamucurangira, ntiyanezerwa, ngo umutima arara yumva atameze neza kubw'umugaragu w'Imana Daniel. Nuko ngo bukeye mu museke mu gitondo, ngo amanuka yihuta cyane. Nuko ahamagara Daniel aramubwira ati yewe Daniel mugabo ukundwa, mugaragu w'Uwiteka, ese Imana ukorera yabashije kugukiza? Imana ukorera yabashije kugukiza? Daniel yasubije amagambo akomeye, aramubwira ngo Imana yohereje marayika afunga iminwa y'intare, ngo kandi Imana yandebye ngo isanga nta cyaha mfite, ngo kandi iranyitegereza ngo isanga ntaranagucumuyeho, ngo yohereza marayika afunga iminwa y'intare. Imana ishimwe. Mureke kwihangana gusohoza umurimo wawe. Ngo nuko ngo bamukuramo, Daniel bamaze kumukuramo, ngo bafata abantu bose n'imiryango yabo n'abana babo n'abagore, ngo bari bagambaniye Daniel, ngo babajugunya mu rwobo. Cyanangaye gikomeye nuko ngo abo bari bagize ishari kuri Daniel bamugambane, ngo babajugunyemo n'imiryango yabo yose, ngo ntibegeze bashyika hasi, ngo zabasamiye hejuru, ngo zibamenagura amagufa, zibarira hejuru barinda bashira. Nuko baribagirana, ishari ribyara urupfu. Daniel arareka kwihangana gusohoza umurimo wawe. Nshuti mwene data, nubwo gitumo nibikugerageza bitari bimwe, ureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Nshuti mwene data, reka kwihangana gusohoza umurimo wako. Ahari warubabaye ugeragejwe imyaka myinshi, ariko reka kwihangana gusohoza umurimo wako, kuko nyuma y'ibyo hariho ibyishimo, nyuma y'ibyo hariho ubutabazi, nyuma y'ibyo hariho kukunezeza, nyuma y'ibyo hariho kukwibagiza imibabaro yose wanyuzemo, nyuma y'ibyo hariho n'iherezo ryiza, nyuma y'ibyo hariho kwicarana n'Imana Data mu ijuru, nyuma y'ibyo hariho n'ubugingo buhoraho. Imana nihabwe icyubahiro. Nafashijwe mu izina ryayo. Haleluya! Imana ishimwe. Nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, kuko nyuma y'ibyo hari ibyishimo. Imana nihabwe icyubahiro. Kadusenge Imana, ariko ureke
kwihangana gusohoza umurimo wako. Imana ntihabwe icyubahiro. Amen. Turagushimiye Mana, tugushimiye kuri mwiza, bereye mwiza abagutegereje bose, uri ubugingo bw'abagushaka. Tugushimiye kubwira ijambo uduhaye, umuntu wese rizashyikaho, rizamuhumurize, rizamwongeremo izindi mbaraga, kandi rizamukize. Kandi Kristo, tanga imbaraga, nuha imbaraga, tureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Turagushimiye, turagushimiye, turagushimiye kubwira ijambo ryiza uduhaye. Uhabwe icyubahiro, kandi iri jambo uzaryumva wese rizamwubaka umutima. Tugushimiye kuko wumvisha gusenga kwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.